Ziboneka henshi mw'isi, zirakungahaye cyane ku ntungamubiri nyinshi cyane, zirakungahaye cyane ndetse mu gufasha umubiri ndetse no kuwuvura. Izi ni inkoko z'akataraboneka zororwa hirya no hino mw'isi, muri Afurika by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda, mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye. Izi nkoko uzazihasanga cyane cyane ko ari inkoko zihagurukiwe cyane muri ibi bihe mu buryo kuzorora. Abantu barazikunze cyane kandi bazitayeho cyane mu buryo kuzorora, cyane cyane ko byagaragaye ko ari inkoko zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ubuzima ndetse mu buryo bwa rusange. Izi ni inkoko zizwiho ku mazina atandukanye, yaba ay'Inyamahanga ndetse n'Amanyarwanda, aho mu Rwanda kuva kera hose na kare zitwaga inkanga cyangwa se bakazita ibigagari. Zabonekaga mu misozi itandukanye, mu bibaya bitandukanye hirya no hino mu Rwanda mu myaka yashize. Izi nkoko ariko nubwo zabagaho ziri mu mashyamba, mu bihuru, mu binani, hirya no hino mu bishanga ndetse n'ahandi nk'uko inkware zari zibayeho, ariko izi nkoko zaje gutangira kumenyerezwa no kubana n'abantu ndetse zirabyishimira, ziranabikunda cyane. Abantu baje gusanga ziri mu biguruka bigira inyama ziryoha cyane, kandi ziri mu biguruka bifite inyama y'umwihariko mu buryo bw'uburyohe, ndetse zikatera amagi y'akataraboneka. Aya magi akaba afite ubushobozi mu buryo bwose bukomeye bwo kuvura umuntu ndetse afasha umuntu cyane ku burwayi butandukanye. Aya magi akungahaye cyane ku mbaraga zo kongera calcium mu magufa, akungahaye cyane mu koza ndetse no kuringaniza isukari mu mubiri, akandi akungahaye cyane mu mavitamini, kwibagirwa ndetse no gukomeza imyakura y'ubwonko, ndetse akurinda kwibagirwa, akagira amavitamini y'urunyurane agufasha mu buryo bw'igifu, ndetse amavitamini y'urunyurane agufasha mu gusa neza ndetse no kuringaniza ibinure mu mubiri. Aya magi kandi akaba akungahaye ku mavitamini atandukanye, yaba amavitamini atandukanye. Izi nkoko kuzorora ni ibintu bitagoranye, cyane cyane ko hirya no hino abantu bamajije kumenyera korora izi nkoko z'inkanga cyangwa se ibigagari. Zishobora kuba mu bice bitandukanye by'u Rwanda, ahantu hose hari ikirere mberabyombi, kandi ikirere mberabyombi nicyo twibitseho hano iwacu mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo izi nkoko ubusanzwe zirororoka cyane, ariko ushobora korora kugira ngo ubashe kuzorora neza, nuko wakabaye ufite n'inkoko z'inyarwanda cyangwa se ufite dendo, kugira ngo izi nkoko nizimara gutera amagi, hanyuma ya magi uyafate uyahereze inkoko z'inyarwanda cyangwa uyahereze dendo, hanyuma dendo cyangwa inkoko z'inyarwanda arizo zituraga ya magi y'izi nkanga cyangwa ibigagari. Impamvu nkuganirije ibyo byerekeranye n'amagi, nuko izi nkoko ubusanzwe zidakunda kurarira. Ushobora yego bibaho ariko si cyane, ushobora kugira inkoko 30, 40, 50 cyangwa se 100, ugasanga habonetsemo 2 zishobora kurarira. Niyo mpamvu rero ari byiza cyane ko aya magi wayahereza inkoko z'inyarwanda cyangwa se dendo zikayaturaga. Zituragira ryari? Zishobora guturaga mu gihe cy'iminsi 27 cyangwa 28, kandi aba ari byiza ngo izi nkoko, nk'uko izi nkoko zibaho mu miryango, uko uzi inuma zibaho n'izi nkoko zibaho mu miryango. Ni byiza rero ngo ubashe kugira imiryango. Ushobora kugira umuryango umwe, imiryango 2 cyangwa se imiryango 3, imiryango 4 cyangwa 5, gukomeza ukazorora mu miryango. Nibwo buryo bwiza bwo kuzorora, kandi ni nabwo buryo bwiza usanga wagize amagi abanguriye, ndetse ntuzahure no kugira amagi atabanguriye. N'ubuhaye amagi akaba yizeye neza ko umuhaye amagi abanguriye, bitewe nuko wamuhaye amagi za nkoko zawe zibaho mu miryango.
Impamvu izi nkoko rero zibaho mu miryango aba ari byiza kuzishyira mu miryango ndetse no kuziremera imiryango no kubizifashamo, nuko hari igihe zigira umuco kudashurashura, ugasanga isake imwe ihisemo igikokokazi cyayo kimwe nicyo ibangurira, izindi irabireka. Rero mu buryo bwo kuzorora, izi nkoko ziba ahantu hose mu buryo bw'imirire, zirya ibintu byose bitandukanye. Akarusho nuko arizo nkoko zitagorana mu mibereho no mu migaburire, waba ufite amafaranga yo kuzigurira ibiryo waba utayafite zo zibaho, cyane cyane ko izi nkoko ari inebwe cyane mu buryo bwo kurya, ni inebwe pe impande zose. Ngeze kuri icyo kiganiro cy'uko ari inebwe, mpereyeho rero no gukubwira ko atari byiza ko mu gihe waba uzoroye wazibanisha n'inkoko z'inyarwanda nako n'inkoko zisanzwe, kubera ko izi nkoko zisanzwe ziracuranwa cyane, kandi izi nkoko zindi z'ibigagarizo ntabwo zizi kurya, zirya gake gake. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga wazihaye ibyo kurya nyamaraga zo zitariye kubera ko za nkoko zindi zazicuze. Rero ni byiza ngo uzigaburire ukwazo cyangwa se uzibanishe na dendo, kuko burya bijya kurya kimwe. Rero ni ukuvuga ngo izi nkoko aho ushobora kuzororera ni ahantu ushobora kuba wabona aho zirekurira zikidagadura, zigatembera mu gipangu cyangwa se mu musozi runaka cyangwa mu bibaya runaka cyangwa ahantu ufitiye igisambu, kubera ko izi nkoko gutembera ndetse kujya gutoragura bizibera byiza cyane, kuko zirya udusimba, zikarisha ibyatsi bitandukanye kurusha uko wazishyira mu biraro zikagumamo. Izi nkoko iyo zitoraguye cyangwa zirisha ibyatsi mu gihe wazirekuye, bizigirira umumaro cyane kurenza uko wazigaburira ibyo kurya uguze. Izi nkoko kandi mu gihe ushaka kuzorora neza mu rugwiro ndetse zikororoka cyane, gerageza ubashe aho uzororeye ubashe gushyira ibiti hejuru, zijye zibasha gusimbukiraho nijoro zigiye kuryama, ntizirare hasi. Ariko kandi gerageza ujye uziha amazi ahagije kandi uzihereze n'ibyo kurya bihagije, cyane cyane ko izi nkoko zigira isuku, ntuzigere uzisanga aho ziba hari umwanda nk'izindi nkoko, kuko zo zigira isuku. Abantu benshi barazorora bagahitamo kuzishyira mu busitani ahantu hatandukanye, mu mabara no mu mahoteli, zigahabera mbese kimwe mu binyaburanga bihari. Abandi bakazorora mu buryo bwo kuzirya, abandi bakazorora mu buryo kubona umusaruro w'amagi, abandi bakazorora mu bagurisha imishwi cyangwa se bagurisha amagi. Cyane cyane ko iyi nkoko ishobora gutera amagi guhera kuri za 90 kugera ku magi 100 bitewe n'uko wayigaburiye. Kuyigaburira neza kugira ngo idahagarara gutera ndetse ikomeze gutera idasiba, nuko wajya uyihereza ibigori by'igiheri ndetse ukagerageza no kugara. Ariko izi nkoko zikunda ibyo ngibyo bidashobora kumara igihe mu gifu. Izi nkoko rero ushobora kuba wifuza amagi cyangwa se imishwi, ariko urebye kuri YouTube channel yacu wabibonaho neza, ukabonaho nimero za telefone, ukabasha kuba waduhamagara tukabasha kuba twagufasha kubona amagi cyangwa se imishwi ndetse no kuzibona ubwazo ari nkuru ukazigura nawe ukiyororera. Ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze gukwagura. Urakoze cyane.